Tariki 21 z'ukwezi kwa 9 buri mwaka ni umunsi mpuzamahanga wahariwe amahoro. uRwanda ruritegura kwifatanya n'ibindi bihugu nk'uko rukunda kubigenza, by'umwihariko ngo ruzi agaciro k'amahoro hagendewe ku mateka y'u Rwanda yuko ari igihe kinini rwabuze aya mahoro. Komisiyo y'igihugu y'ubumwe n'ubwiyunge ivuga ko u Rwanda rufite amahoro ku buryo bugaragara. Fidel Ndayisaba ni umunyamabanga nshingwabikorwa wa Komisiyo y'igihugu y'ubumwe n'ubwiyunge. Muri iki gihe twitegura kwizihiza uyu munsi mpuzamahanga w'amahoro, mu gihe hari ibibazo bigenda bigaragara hirya no hino bibangamiye amahoro ku isi, hari imirwano, hari imidigararo, u Rwanda turishimira yuko u Rwanda ari igihugu gitekanye kirimo amahoro, buri wese yisanzuye. Cyakora n'ubwo imeze bitya, ku mbuga nkoranyambaga no ku bitangazamakuru bimwe na bimwe mpuzamahanga akunda kumvikana bamwe mu banyarwanda baba hanze bavuga ko nta mahoro u Rwanda rufite. Fidel Ndayisaba, umunyamabanga nshingwabikorwa wa Komisiyo y'igihugu y'ubumwe n'ubwiyunge, avuga ko abadashaka kubona ko u Rwanda rufite amahoro ari akazi kabo. Abo ngo nabashaka kuyobya abantu kandi bo bibiriye mu nyungu zabo bwite za politike. Cyakora abashaka kumenya ukuri ngo bazakumenya. Abarangaza, abashaka gusenya n'ababeshya ntibakwiriye kubuza abavuga ukuri n'abavuga ibizima. Ukuri guca mu ziko ntigushya. Abanyarwanda ndetse n'abifuza kumenya u Rwanda bamenyeshwa ukuri, bakamenyeshwa ibizima. Icyo gihe uhitamo nawe yihitiramo. Abanyarwanda baba hanze muri diaspora ngo siko bose bavuga ko mu Rwanda nta mahoro ahari. Ibituma hari ababivuga ngo byareberwa mu buryo bwinshi butandukanye bushingiye ku mateka, kuko buri wese ngo afite impamvu ituma ari hanze, ari nayo imutera kutabona ibibonwa na benshi, nk'uko bisobanurwa na Dr. Eric Ndushabandi, umuyobozi w'ikigo cy'ubushakashatsi n'ibiganiro bigamije amahoro IRDP. Ariko nanone aho ngaho ntitugeneralize nanone. Diaspora tuvuga imiziti. Iyo mbisobanura mvuga ngo bisabye ko tujya muri diaspora tukareba buri muntu wese impamvu zatumye ahajya. Yajyanywe n'iki? Yagiye ryari? Imibereho yawe babayeho bate? Ubushobozi bafite n'ubuhe? Ndavuga intellectuel na materiel. Bahuriye hehe na za regime za kera? It's very important. Cyakora nanone hari abahuza ibi by'abatabona amahoro ari mu Rwanda nuko bimwe mu bihugu bahungiyemo bagaragaje ko u Rwanda nta kibazo rufite, ibyo bihugu bishobora kubirukana bagasubira iwabo. Dr. Joseph Nkunziza ni umuyobozi wa Never Again Rwanda. Hari abahunze mu gihe jenoside yabaga, wenda bahabwa ubuhunzi kubera impamvu zumvikanaga, ariko hari abandi nabo bafitanye isano n'abayikoze cyangwa n'abayikoze. Muri icyo gihe ntago bazandika ko ibintu bigenda neza, bagomba guha bandika kugira ngo bajustifie impamvu bahawe ubwo buhunzi. Kuba u Rwanda rufite amahoro, abantu ngo bakwiriye gutekereza aho rwavuye n'aho rugeze. Bimwe mu bishimangira aya mahoro yanakekwaga ko atazagerwaho no kuba hari aho u Rwanda rugeze kuri ubu muri gahunda y'ubumwe n'ubwiyunge, aho rugeze ku kigero kiri hejuru ya 94%. Kubwa Komisiyo y'igihugu y'ubumwe n'ubwiyunge ngo abatabibona nabagifite ingengabitekerezo ya jenoside, ariko nabo ibyo birirwa bavuga ngo ntibizabura kubagiraho ingaruka, kuko naho baba mu bihugu bitita kuguhana abakoze jenoside n'abafite ingengabitekerezo yayo, ngo igihe cyose bajya mu bihugu biyihana bahite batabwa muri yombi bakabiryozwa. Bivuze ko ibyo bavuga ngo ari ibyo kubazingira mu bihugu babamo. Fulgence Kizwera, RoyalTV.